world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection twigira ku ruganda tugakoresha. Samsung True Phone True Solution. Waruzi neza yuko ugura telefone imwe ya iPhone bakakongeza indi ya A05 ya Samsung. Ahanga ni ibintu byiza ku bindi. Duherereye rero ni mu mujyi muri Stewa kuri ground floor ahantu harebana no kwa Rubangura. Ugura telefone imwe tukongeza indi. Izi nimero za telefone nizigomba guhamaga igihe cyose. Ese warubizi ko dufite promotion turababwira ni nyinshi cyane ibyo tubafitiye nakarusho. Samsung True Phone True Solution. Wizi umaze amezi 4 gutyo cyangwa 5 hagati y'amezi 3 n'ane n'atanu. Amezi nese nkore iki? Warabaye umusazi. Nje ndi umusazi. Ntabwo niwe musazi none ngo kuvuga n'umusazi. Akose ibyo ko ujya discipline ko. Uva ngo na discipline njya kuno nayo jyana. Urongera kumvuguruza ndaguhereza urushiro rushyushye cyane. Ningomeza kuvuga ukambwira ibiki n'ibiki bitahuye. Nakubwira shako tugana cyara byo niba utabishaka zunguza gushaka kugira nayo nigende nese ndagumye nishanga njewe ariko ni kintu ushaka gukora iki kimwe ushaka gukora iki mu kanya gato uzutse nibwo wumva ushaka kujya Kimironko ushaka kugenda se bakugonge kigarura ubwenge cyasaze nyine kucyo wafashe mu kumujya nk'ikigoryi kuko wari umaze iminsi warabayipanje wari umaze iminsi nabayipanje njewe warabaye umusazi ubwonko bwawe bwari mu kiyahandi ahubwo niyo musazi Wizi warifataga ceceka ngubwire ndaguhereza urushyi Wizi ninjye kubango ntwa ninjye kubango cyo ngambya nato Wizi warifata ukifata ukagenda ukanyara imbere y'amamita natukoti n'abakiriya abakiriya bona cyose ko baraza bakagenda imbere ya tukoti navana mu twenge nkanyara imbere y'abakiriya ukifata ugakubita tukoti uramusaza rusika kuzamukuramo amenyo hakose ribunsha kujya guki ukifata ugasubiramo ibintu abantu bavuze wahite guca inyera mu cyamo ukavuga icyo nshakaho nkakiguha then tukangizanya kwakuza unza n'utwo umimbe ubungi zino kizanyiza kuza tukote hanyuma niba utarimo kwemera ibyo kubwira wese sibyo mutari kubyemera fata uwo mutwa wuzunguza ugende kubura na tukote so uvuze ngo umaze konkajike uhituzura ryamanga ha so reka tukota kuri muri toilette nyine njyazanye wewe yazanye je hariya kuko naza kidembya mbandiye mu cup mbandiye inywere then imbandira yambaye iki ntabwo ibyo yabavuze ibyo ntabwo yambaye tabira y'umweru se yego nese akora muri toilette so mukiri nase sibyo wamuhaye afite ndabona la crete nese ibyo ngibyo nese ibyo akora ngaho gende cyo kumurebe karika cyambaye niba utari kubyemera gende uze kumufatira za free zawe urebe ese ngo niba avuye mu mujyi nese ubwo yafata mutakajyana mu mujyi akongera akayagarukana hanga ngewe nakanywa imitazo mitaniryamira imutama ngo tunjyamye niri kuvugisha amagambo ngana gutyo koko birakureba ugena cyangwa bireke ndashaka kumbwira ikintu cyane muheruka mbere yo gusara uheruka gukora mbarije ngo bizwe nanjye niba ushaka ko tuganira yego wavuze ngo ntubahe nanjye unyubahe uyumye kunyita umusazi sindi umusazi soka va muri iki cyumba oya sinsohoka ko kandi ari uhansanze habwe wasohoka ngirwa ngo umusazi niba ushaka ko tuganira bari mu byo basaza wanyita umusazi ko wabaye iki ubuzima prozanye ziri kanyumvira na prozanye zakabari ziri he maze ikintu mfa nawe urifata ukambaza ibintu bitande akwaye nk'ubu impapuro n'akabari nanjye ibyo ni mpure nabyo nuko ari umuntu wari uzamuze ibitsi nuko ari umuntu wajya kuza mu cyumba cyane impapuro zanjye ziri he shaye ibintu by'impapuro byo rwose ibyo murangora pe nese ibintu by'impapuro umbaza ugasanga ndakubwiye ngo ndakwiyamye giye Timote sesuzugwa gutyo gusuzugwa kugeza ubwo ubyana n'abaseriveri bo mu tubari irangegera ikora kuri kontwari murabyinanye havuyeho boss haje manager ibindi biki koko sinkunda umuntu mwizo watayishoboye ndashoboye inzoga yireke muri sikintu cy'abasoye n'injuru nta kintu kimwe wakora tutuje oya sando jo serious sirivuga simbikunda iyo gende diaspora cyo n'icyubahiro njya ngiye simbwa n'umuseriveri nabo wewe watuza ariwe watuza ntasoni umara kamubwiye ndakubwiye ngo bugambye n'ubwanyu bitwa njya gusohoka nukansebisha kuri fini natanga kubura nta kindi ntasoni ngo ki ntasoni
aguhagurutsa ate muraziranye yagusohokanye twubahana na mama nawe mubwiye nawe urabizi geza aho ngaho wavuga ko gutirwe n'umugabo wanjye nta kundi bijya akajagari iryo jambo ntirihagije nibicu muri kumbi nirengagije ibiki reka nkubwize ubwo ibi bintu bizima uzabyicuza ntabwo nakora diri mwinyo ntsindi isoko hejuru y'ubucucu bwawe none se ko itsindiye wakirinze ugatuza tukumva bari imese sinabikubwiye kugira ngo isoko banze kurihabwa nuko ngomba ko ari wa muntu byibuze maze amezi nkangahe nubatse mfite umugore none se ntabwo wubatse ese undi ndotinije ubukwe ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe teta utazura kabuze oya utazura kabuze reka twumvikane utazura kabuze ikosa ryarabaye utazura kabuze s'il vous plaît najye mujya kuvugana ibyanyu mu gikari urumva wowe ibintu ko mu gikari kwe bwakuderanja wanjye bava mu byacu ajye muganira va mu byacu mu ibanga va mu byacu jya kuri telefone va mu byacu nawe uri mu byawe aratugira inama nawe ntirumworoheye teta twubahane mana we ngiye gusara muri no rugo ngiye gutoragura amashashi wayatoye nta soni teta ibaze kugira ngo ntsindire isoko rubayiza mbwire ngo iri soko utsindiye byibuze amezi 4 bagomba kukugerageza akareba ko byibuze ko utuje mu rugo rwawe wubatse urugo usa n'urubatse none se urabona atari uri gusara none se kunyuguza nyine watuje sibyo watuje kujya mu soko turi bo ngirengaje nese ko nyine byabaye ntuziriza kukinye ndatuziriza kuki buri gitondo nukubyuka unonganya nukubyuka nabi buri gitondo byibuze at least iyo uza kuba uri umugore mvuga ngo uyu muntu byibuze namuteye inda turabana mu nzu ni umugore wanjye naza nkanababwira ngo dore umugore wanjye mfite adresse ngiyi umugore wanjye aramwite turabana ariko ibaze kugira ngo uterida ukuramo nawe nta niyo ugeze ukuramo umugore utabyara amaziki umugore utabyara amaziki ibaze ukuntu ngiye kudinda nkajya kuri mvuga amagambo y'abagombozi kugira ngo mbone akazi kugira ngo mbone isoko atore kubera wowe se ubu barambyariye uri mu rugo ufite umwana dutuje tuba ngo twubatse umuryango ubuse nabisobanura gute ubugiye wavugiye ntowagezeyo nimba rubayiza ntiringiye isoko uburanyira muri ese iryo soko urarishaka ko mbona nawe utarishaka iryo soko nturarishaka niyo bisaba ko ufite uvuze ngo tugendane gake uvuze ngo tugendane gake twumvikane uvuze ngo isoko ndarishaka urarishaka naryo ushaka bufite amahane menshi ubuzi impapuro ntabwo ndumva nazibonye ariko ntabwo nibuka ahantu ziri gusa ko ndumva narigeze wazibonye hehe ndumva narigeze nazibonye ya uguze impapuro ntuza tekereza neza tekereza witajya kuvugisha tamu ndumva ariyo muntu twavuganye ibintu by'impapuro ahubwo nandi tamu ndumva ibintu nigeze kuri ahubwo se ni ahubwo abimbaje ngo nararyama ko yigeze kuza kumbaza ibintu by'impapuro ndumva wowe na tamu mwaje kumenyekana gute kugira ngo mujye kuri sije impapuro zanjye wowe ngiye mbere yo kuryama we nibwo njya ngo yaje ndumva rwo twanabivuganye ibintu by'impapuro gusa naza ko ntabwo nibuka neza ahantu nazibonye ariko tamugeze kumbaza kuri ibintu by'impapuro hanyuma tamasha ko ari uzifite tamu niwe waje gusaba impapuro kuko mbere ngiye tamu ntabwo utumye ngo uzinye ibiri impapuro oya ubivuga ngo yanwe ngo azanye none kuko impapuro zabaga mu cyumba cyanjye ari umuntu wajyaga imfunguzo z'icyumba cyanjye tamu yabarageze kandi nkubwira ukuntu byagenze sindi kubwira ngo tamu niwe muntu numva ageze kuza kumbaza ko ibintu by'impapuro nyine kandi ubwiye ngo wazihaye tamu ubwo nyine yarabikubajije uragenda urazimuzane kuno umuntu wajyaga mu cyumba cyanjye wenyine reka ntaboneka niba ntabwo nazimuhaye kandi ubyivuze uti niwe wazihaye ntabwo mbyibuka neza niba nazimuhaye cyangwa niba ntazimuhaye kuko nzi ikintu ko ari wo muntu numva ageze kubimbaza kandi ibyo ndetse ubundi ahubwo se ubu nubwo ararenga gate ntabwo ararenga gate nubwo uhamagaye matamu ukavuga ati ndebera tamu kumara leta mubona ceceka nandi bagamusha kuvugana nawe wizi urambabaje wizi urandisappointize mu buzima bwanjye bwose wizi narakwizeye ariko akosa nyine mvuga nese bucyo tugiye gupfa ko ibintu by'amafoto ko bivuga ino utafataho nese kukiva ngo nagutengushye ngo nibiki ayi shaka izindi mpamvu uyinyitwaza muri ibyo bintu byawe rwose
none si ubwo ngo ntabwo nanze yuko ufite fact yo kugira amahane ariko niba ushaka isoko se watuje teta mu gihe umemukira ugashaka kundusha uburakari ntabwo tuzaba ntabwo ngende kukurusha uburakari ese kuki utemera ikosa kuki utemera ikosa ubundi kuki utemera kuba mpemukiye kuki utabyemera njye mba nashyize amafaranga agiye kunca umunyanyuruki teta aya mafaranga ningiye gukora ni amafaranga yadutunga n'umuryango ni amafaranga twakoramo business twagura business yacu uyoza kuba ufite umuryango tubana warabyaye at least uri mu rugo mvuga ngo ntashye kwa sheri ntashye kwa madamu ntashye mu rugo ugiye kusaza utazura kabose utazura kabose ushaka isoko sibyo aya mafaranga turayakeneye ariko uri wasakuje ugenze gakeya we nese wagiye ubundi ukajya mu byo wabigiyemo hanyuma ukaza ugatuza nese ikosa ryarabarajya ngo mbigenze gute wajya subiza ibihe nyuma se mbigenze bite Teta, it's okay. It's okay. It is okay. It is okay. And even if it's not okay, it's gonna be okay anyways. Usko yawe ni ninge umugore wa mbere ku usko ubundi usko yawe naguciye inyuma. Ese ngo wiwera byonza ko nagucima byo byari kugenda gutera. Amakosa yose wowe biri gukora pole, amakosa yose ukora, amakosa yose umaze kunkorera. Nkakwihorera. Sibyo? Ariko ngo kubera ko ngo nagiye ngo nkifungisha. Ese ubu pole wambabariye. Warese tukumvikana basi kibuze bwarime ndabizi ko nakoze ikosa nagusabira imbabazi buri munsi ndisabira imbabazi ndabyemera niba se bazo tuje wemera kwangora ikosa ndakubaza wemera kwangora ikosa shirika shareka ndakubaza wemera kwangora ikosa bure nusongere kumenyera we utangiye ko abusive umva nkubwire teta ngiye kureba robayiza mfashe kudiringa iryo soko anyigishiriza abo bantu bose ndebwe yose kunaritsindira ariko ntaritsindira hejuru yuko utigeze umbyara hejuru yuko utigeze kuba ubu umugore muzima ngo tuze mu rugo ndagaruka ninjire mu rugo ndarusoka mu n'ubusiri bateri iri soko ntaryo ushaka oya ndakwiyamye nta bindi nasuzuguwe se tu ntandi magambo nkire kumva iyo suzuguwe nge fini bitasibike ako bantu bano bose murwaye ibivumvuri mufite ibibazo uri kuvugisha umuntu kuri telefone cyangwa uri kubwira umuntu w'inyabugogo ntabwo ushaka kuvuga gake wowe undi nkuru rumbana narwo rute ntawe mbana nawe gute akaje mu gitondo kugeze mu yanjye rwose ko mukunda ni hahandi tuzarubanamo nandi ubwiza bwinjiramo iki wajya ngo nagize nte bakaze nzagasubize mu tuzarubanamo nandi ndore Anje meze neza se meze neza nta kibazo rero nagira ngo nshimire twe tumaze iminsi tubanye neza uri umwana mwiza merci rero nagira ngo musabire indi serivisi murabona hano hagiye kuza umuntu ikintu ndi bugusabe we nakubaza ngo dupane iki uvuge kuri murumuna wanjye ukaba wacu hari ikibazo murumuna wanjye ukaba wacu cyangwa se tubyoroshye uvuge kuri murumuna wanjye ibindi nacyo ndabyikorera hari ikibazo nta kibazo none se ubundi kanimba ko yambwiye buri mushiki we ariko akabimbwira agenda nkaba nzi ko bavuka ari babiri we na biju wowe bimeze gute biju se na biju nyine ni mushiki we wowe nyine rero bimeze gute njyewe nyine ubundi kanimba mama wawe nyine mama wa biju avugana na mama wanjye wari umaze igihe kinini hano i Kigali yakubwiye ko amaze igihe kinini oya
igihe yakubwiye nicyo maze. Shara umwana mwiza nyine njye nakwikundiye. Shara arambwiye ngo umuntu mwiza nyine ngo uzaze nitonde nyine nanjye oya nta kibazo ntuzantinye feel free ujye umbwira nta kibazo. Ahubwo se mva mubaze uraryamana n'umuhungu? Yewe se ntabwo uraryamanaho nawe? ntabwo wumva ufite amatsiko yabyo? ndayagira ariko nyine mba numva nyine mba numva atari ibyanjye. Impamvu nabirenze. Oya ntuzanabikora cyane umwana ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 19. Uracyari mutoya maze. Cyane ntuzanabikora ndetse ubyo mfite kuba wakundana n'umukobwa. Umukobwa mugenzi wanjye? Nta kibazo. Ibyo bintu uzi ko ari n'amahano. Ibyo bintu ngere ukuntu mbyumva mba numva n'ibintu bidasanzwe n'ibintu bigaragara nabi cyane ko atari nabyo Imana yaremye ngo bibeho. Shashi none sikamubaze ko nyine ka tuganire njyewe buriya ntabwo ndi umulesbienne ariko ntabwo njya mbaciraho iteka cyane ko biriya bintu njyewe ku ruhande rumwe mba numva ari sawa atukubera iki biriya bintu nta risike bigira. Hari ubwo se unyamanya n'umukobwa mugenzi wawe watwarinda? Nyumvira ariko ibintu uri kuvuga ibaze noneho uri kumwe n'umukobwa mugenzi wawe muri gusubira yuko nta risike nyine irimo. Urumva impamvu nkubwira ko nta risike irimo uri kumva ntabwo watwarinda sibyo? Nta hari n'indwara utakwandura. Bose atari byo uyabitekerezeho nyine nawe neza. None se wagira ngo bigende bite? Oya nuko nyine twe turi kubiganira gusa bisanzwe. Sinakubwiye se ubwo rero umuntu uri buze kuza urambwira ko dupfana iki? Ndi murumuna wawe nawe ndamubeshya se? Oya ntabwo ari ukumubeshya urumva ntabwo ari ngombwa ko abantu bose baje hano tubabwira amakuru yanjye nawe. Njyewe nta kibazo rwose kubeshya ndabishoboye. Ushasika neza. Umva rero ubyibuke. Uze ndabona wagaruye akenge. Ndashaka kugira akanama gatoya cyane k'uburyo ugomba kwitwara muri no minsi wagarutse mu bantu bazima. Ese nagara ubwenge byagenze bite? Nose uyobewe ko umaze iminsi warapanshitse uripanshe ntazi ibyo wari warabaye. Ako se mata iminota 30 mwene tukota harapwitorita kama kajinga kanywa namagamwa nkaba ndirambitse nkagotwa iminota 30 ugiye kugira. Sinimba uri kuvuga amezi 30 man. Ibintu ndi kuvuga ndabizi nega amatwi wumve. Kuva wagaruye akenge ibintu wakoze hari hanze ntago bivugwa nta nubwo bibaho. Abantu wameneye amatelefone, abo wakubise amamodoka, ibyo wangije, boss warakubise, abantu wasuzugwe nkugiriye inama. Ukurikize ibingibi ndi kukubwira. Ninjya nkubwira ngo hano itware nk'ipanche, ukomeze wigire panche. Ibindi bitabaye ibyo ngibyo, abantu hanze baraza komerera nabi. Nese mata ninde nangirije nyinde nabangamiye gutya. Umuntu wese uzi ko aba hano waramubangamiye. Kuva kuri boss kugera ku muntu wanyu muzi hano. Utakubise waramututse, utatereye umwanya wamukoze ibiki byose. Ikintu cyonyine ufite kumva ni ukuntega amatwi ukumva ibyo ndi kukubwira. Niba nkubwiye ngo bipanshi uribe cyangwa se abantu bakwivugane hano hanze, ndabona akenge kagarutse ntabwo nzi uko byagenze. Ibintu byo kuvuga ngo nguhuye na tukoti iminota 30 cyereka nimba uri kubara amezi. Jewe ngiye mu kanya jara ku toilette afite ji kwako nyimba ndayimupakuye. Ntago ari mu kanya ashize amezi menshi. Ibyo bintu byabaye kera twaranabyibagiwe. Ubu uri kuvuga ngo tukoti yakoraga ibiki ubu ngubu ni boss uri hano. Wowe wari hano kandi tukoti ari we ukirininga hano hanze gutyo no ku cleaning iki? Ntago uramubona mbere igihe wagaruriye ubwenge ntago murahura. Ugeze umubona yambaye amataburiya. Ntabwo ngenda mubonye nkajya ngavuye nko mu mujyi. Umujyi se gukora yajya mu mujyi akajyana yambaye bitabura byari mu kazi we. Wowe byumve yuko hashize igihe ibyo bintu byibagirwa.
abantu bose nimba uzabasaba imbabazi niba uzabakora iki ariko wirinde abantu hano hanze ibindi bitabaye byo bazagukuraho nk'umutwe kuko wakoze imyanda myinshi mo hano ngaho kunguki yego ese mata ntabwo maze iminota 30 ndyamye ese iminota 30 uri kuyikura nyine ngiki kuko nase ubu waryamye wambaye gutya nambaye gutya yamaye waryamye umeze gutyo nyine ngiye ikintu nibuka uko nibuka ko nakasa gutya urumva kuko ntukota nyine bagenda nyina clinic hano hanze gutya ntabwo byabaye ibyo bintu bimaze imyaka myinshi bimaze igihe kinini muri make bimaze igihe kinini ntabwo nawe nashobora gusobanura ibyo wari wabaye sinituye hasi ntabwo wituye hasi twagiye kubona tubona wapanshitse kandi ibyo ngibyo unabyihorere biveho byihorere gusa umenye ukuntu witwara mu bantu nicyo kintu nashaka kukubwira uramenyereye se maze kumenyera mu rugo uri kumva nta kibazo uri comfortable cyane ibintu byose bize neza harya warambwiye ngo witwa nyibutsa neza warambwiye ngo witwa Flower okay meze neza nga meze neza wamenyereye okay nayo ndifuza rimwe urumva ni wamenyereye kuzagufata we na musaza yawe abasohokana tukajya kureba ukuntu twarya gasiga cyangwa inkoko sibyo kugira ngo ukomeze kubanza kutwimba muri runo rugo nta kibazo rwose kuva wajyana nta kintu urakenera urebye nta kintu nkeneye meze neza wawe mukobwa ntabwo yabura kugira icyo akenera ntabwo wabura no gukenera agapande cyangwa niba ugafite ukagura agafuka sibyo akira ugenda yose ugenda ugura icyo ushaka sibyo ugenda ubwo ntabwo wabura icyo ugura nta kibazo mwakoze sawa ubwo wicunge urebe neza sibyo ndabikora byaraye bitumye se ntabwo byari byumye neza ariko bari gutera ipasi ibintu byishifonye bikavamo kuko ndumva bidatose reka banza afateho akazuba gakenya ndahita ngenda yacishaho ipasi nta kibazo none se ko mbona abonye usigaye uhuza urugwiro n'umugabo wanjye mumaze kumenyerana kuri rwa rwego ra nta bidasanzwe nuko asanze ndi kwanika akambaza niba nta tuntu kwanika mukagira naho muhoberana mwaganiraga ibiki namushimiraga yarambaye amafaranga ngo ngire utuntu dukeya nza kugura ariko nta nubwo nari mukeneye amafaranga si ubwo yaguhaye mu ruhe rwego mwaganira iki ni ibiki wari umusabye byatumye ujye kumwaka amafaranga kumva atekereje yuko nyine ndi umukobwa ntagira utuntu tumwe na tumwe mbura ahita amereza ibi bitanu dore nayo yonyine amara none se niba hari n'ikibazo wari ufite ntiwagombaga kuza kumbwira kuruta kujya kubwira umugabo wanjye oya ni ukuri nta kibazo nari mfite habe na kimwe nta nubwo nayo mafaranga nyakeneye gusa nkeneye kuyakoresha kandi ntabwo imeze neza ese urabizi ko umugabo wanjye akunda abagore kandi ndabona ukiri umwana mutoya witondere atazagushuka ejo ugasanga kwangirije ubuzima uracyari umwana mutoya nubwo twaguhaye icumba ahangaha twari guhaye kugira ngo tukurere uhinduke umwana ntabwo twari guhaye ngo uze kwangirika umugabo wanjye akunda abakobwa icyo kintu wicara ukizi nawe rero ntabwo yakurebera izuba rero niba utagenzwa n'akamwe nabyo bimwe kwanza mpereza ayo mafaranga hano ushatse ntiwangiraho n'ikibazo n'ubundi ntabwo nari nyakeneye kandi ntanga kuyafatira kugira ngo ndamusuzuguye nyine umuntu aguha amafaranga gute utayakeneye yafashe nyine kugira ngo atagira ngo ndamusuzuguye ariko nubwo nyakeneye ubwo wanayatwara nta kibazo anyway ndabona ushyiraho akana aha hari icyo binyeretse aya mafaranga yafate nta kibazo umukobwa akenera utuntu twinshi waguramo na kotegisi cyangwa se n'uturabera abakobwa bakenera utuntu twinshi ariko icyo nakubwira wirinde umugabo wanjye kuko akunda abakobwa ejo atazagukorera inkono itabizi ukava ahangaha nabi waraje uri umuntu umwe mukagenda muri babiri nimvuga rimwe wumve kabiri uri kubyumva
ntabwo ari ifuhe ry'abadamu ahubwo ni ukukugira inama nk'umwana w'umukobwa ukiri mutoya ucunga izamu ryawe neza ngaho niko ibintu byawe birangiza. Ça va? Ko nashaka gutuma kuri botike. Gusa ndamenya. Uragenda uramanuka hano sibyo? No muhanda wose. Urahita ubona botike ya mbere iriho gaze. Bayita kwa Kere. Urajya kugera aramuvugishije ahita aguhereza ibintu mubwiye. Uramubwira iby'ameza. Ndamanuka hano? Uramanuka tudruwa nta hantu hamwe ukaze. Botike ya mbere ubona iriho gaze. Bayita kwa Kere. Niyo wabaza ngo kwa Kere ni he? Bahita bakwereka. Assurance sawa. Chore ka turashize hanje we Mwese nyine cha sirabika n'impamo y'Imana ka aha nahise naha nyine Usko ntunguye Uretse uracyaba muri Afurika uracyaba muri Shaba byihoreye Usko basangira ngendo twakubuze Anje ugire gutya neza uziko tumaze iminsi turakata hara kuri ya bare yawe ibi kajya mvuga ati buriya wenda ubwo udakora n'icyokezo mucumara cyakora narahageze nsanga barasenye neza baranakubuye barakuwe natwe wenda kudukubura wanahinduye nimero ariko icyo si ikibazo ahubwo mwagira ngo mwebwe mwarambuze n'ubwo bwanyu bitabumbura ashobora cyana kibi ashaka komera sha ndishimye kongera kukubona pe mama y'Imana wabyihoreze kumeze neza urabona ameze neza shanda abona ukeye urabona ameze neza nanabuze akabari kanjye uzi ko ubu ntagikora reka twe ntago ari ibyo tuba tukireba wese n'ukidukubitaho twa tuntu twa hano nkabona ari amahoro njye nkubito mpita mbona rwose ibintu ari amahoro shana birenze nta n'ikigenda pe ntabwo ndi mu buzima bwiza pe kubera ko nyine narahombye nabona nta mafaranga arimo narabyihorera nuriya mucoma numva ntiyari kuhaguma nanjye nahari ndamwihorera aragenda warahombye narahombye ariko se nyine namwe mwarambuze ntimwanantekereza mu bwati basuye umukobwa kandi nkubwira ko wahinduye nimero ni ukuri Imana ntari nahinduye ahubwo wagira ngo nyine namwe mwahise munyibagirwa ako kanya ntacyo wenda ndakubonye ngira amereza iyawe cyangwa se ufata iyanjye mugiye munanyibuke byibuze basi nangaye nyabona shora cyagira bya bintu byawe mutarinze kuza kungurira warayibagiwe ko ari uyizi nk'uko umuntu amenya ishapuri si 07 kangahe dore singiyo 8 5 Oye nimero wari warayibagiwe koko anje ihamagara nyine kugira ngo baretse ambwira yawe nyandike ngira uko nanayandika hafi ngo nabibonye warahinduye ubona itanditse izina ryanjye Yesu urabona batarankozo bene ngango wayashyiramo ntacyo yisufite n'ibiki none se ninguhamagara uzume ko tutumvikana wayashyiramo ntacyo mana ubwo se zirakwirwamo turetse ndinda nazishiramo zirakwirwamo ko bitamo sha ntacyo shani yindi disi ngira ariko reba izina wandikaho mbabarira utazaneza umugore wawe urabizi ko nta stress impunzi ushaka unyandike izina ushaka ushiraho ubone ushaka ushireho iki ndandikaho Karabo nubundi se siko nari naranditse ntabyo yajyaga amenya Karabo uzamusobanura ko ari igishaho rikasto icyo tekerezo nacyo ni rwose rikasto kandi nyine utatse tunangandira n'akanyenyeri gawe se ko ubwo se wowe kuri naha agaki ngo agaki akanyenyeri akanje karapfuye kapfuye karapfuye none se kuvuga no gutaruka anje ahanaye shana nyine muri skate niho ndi muri iyi minsi ahubwo nunguye no kubona nawe uri hano nje se urabona ahangaha duhuriye ahangaha imbere nko muri metero 3 biteye inzu
reka mfite inzu na ruguru yaho mafite indi bombi ni hano ziri epfo iyi naho ahagana ku muhanda hirya iyo ngiye kuba nake nta kibazo none akanyenyeri se wenda aza kugakanda humura ariko shake n'ukuntu twongera ubu ngiye nishimye mama y'Imana nuko cyane njya wishimye Shawra cyakeye disi koko se mama y'Imana shawe inshinyagurira bizagaragara wenda mwongeye no kukanshingira oya humura oya n'akanyenyeri ndagakanda komera shanje we nagiye kera kubusa ibuvu n'umuhito yari yararigiye Bite Kiza metro. ya nari nkwitavye abona umeze neza ariko Birahonga wowe umeze utese. Nibisanzwe gusa hari akazi nari ngiye kujyamo uko ndafanya ibyo byose ubwo nshaka no muntu wanjye reka nze Cyane gushaka cyane. Ese utari kwirukana ariko. Igihe cyari cyo cyose iyo gahunda n'ubundi na nyuma nayikora. Metro bizi yakize. What? Bizi yakize. Usushimishijwe n'iki? Kuba yakize byo byose. Kuba yakize ahubwo ikibazo mfite. Ategeka ko mu marufite za mapuro. None bisi namubajije mbye ko atazi mapuro ziri. Nta nubwo niyo sije yize. Ntabwo azi mapuro ziri. Ntabwo azani mapuro ziri. Ubu nta nizo yigeze nanabona. Arahazi. Isimeti tubiteze tukaba. Reka nkubwire rero. Mu buhanga mfite no mu byo nize ugiye gutangira kuzana cya gikariro cyawe. Oya nyumva ndeka amatwi. Mu byo nize mu buhanga mfite n'ibintu bya counseling byo kuganiriza abantu imitekerereze ngewe ndamuganiriza kumuganiriza muri za tekinike mfite ubwonko bwe bitewe na counseling na tekinike ndi bukoreshe. Iyo counseling rero twagiye cyane gute?